Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwe mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku 104.3 FM ijwi ry'Amerika. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ikiganiro ejo mugikurikira buri gihe mu masaha nk'aya, gihagarariwe na Roger Nigena, mu gihe Mizero Crispin abari ku buhanga bw'ibyuma. Njye basuhuza kuri mikoro, nitwa Nicole Giraneza. Abana nibo Rwanda rw'ejo kuko aribo bavamo abayobozi, abakozi bo mu nzego za leta n'iz'abikorera, ab'imiryango itari iya leta ndetse n'abaturage b'ejo hazaza. Kugira ngo aba bana rero bazagere muri izo nzego bashobore kuzigiriramo akamaro kandi baba abaturage beza bakunda igihugu, bakacyitangira kugira ngo gitekane kandi gitere imbere, ni ngombwa ko barengerwa bakabungabunga hakiri kare kugira ngo hatagira ikibahungabanya mu mikurire yabo, haba mu mitekerereze, ku mubiri cyangwa bakaba bavutswe uburenganzira bwabo. Mu kiganiro ejo cya none tugiye kuganira ku ngaruka zigera ku bana bavukira mu miryango itishoboye. Izi ngaruka zibageraho bitewe no kuvukira mu miryango idafite ubushobozi bwo kubaha iby'ingenzi bakenera, birimo amafunguro, amashuri, ubuvuzi ndetse n'ibindi. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Bamwe mu bana bavukiye mu miryango itishoboye kandi yabyaye abana benshi bishingiye ku mpamvu zirimo imyumvire, imyemerere n'izindi, bavuga ko bakunze kwibasirwa n'uruhererekane rw'imibereho mibi nka zimwe mu ngaruka zabyo. Urugero ni Mukansanga Immaculée utuye mu karere ka Gicumbi. Ni umwe mu bana babayeho muri ubwo buzima kubwo kuvukira mu muryango w'abana 7 hakiyongeraho n'abuzukuru 8. Ese kuri ubu yababayeho ate? Reka tubyumve mu buhamya yasangije mugenzi wacu Ishimwe Honore. Mukansanga Immaculée ni umwangavu w'imyaka 22 y'amavuko. Atuye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Avuga ko yavukiye mu muryango w'abana benshi. Kuvukira mu muryango nk'uyu ngo ni imvune zikomeye mu mibereho yabo ya buri munsi. Twese hamwe twari 16, babonye ko turi benshi hamwe bakajya bashaka ukuntu bajya kubaho, n'ubundi mu rugo turacyakomeje turi benshi. Mu rugo muri bangahe? Ubungubu dusigaye turi 8 n'abandi kurya ari ugutera ibiraka. Ndahabaye uri mukuru, bamwe bajya barya abandi bakaburiramo kuko yabisaba guteka ibiryo byinshi, bumwe bidahari, ari ibiraka ari igihe bigerekeye bikabura, abakuru barabura ubundi bagaharira batoya. Bashiraga ku isiniya, ubwo ufite imbaraga yararyaga, udafite imbaraga yaburiragamo. Yarafite munsi y'urugo kwari gucinshuro, ubundi ni he yakuraga ibibatunga. Munsi y'urugo urabona niba uhinze nk'ibishyimbo, igihe bizere utegereje ngo uzarye waba warapfuye. Babisaba ubufasha bwako kanya kugira ngo abantu babone uko babaho kuko barimo n'abana batoya. Uretse guhangayikira ibibatunga ngo bituma hari n'abana bashobora kuba ikibazo muri rubanda kubw'ingeso zo kwiba
ngo babeho. Bakaza bakamuregera abana wenda bakubaganye baducukuriye nk'ibijumba, bamwe bakigira mu muhanda, abandi ni ugushaka ukuntu wakora ikiraka nkanjye ukuntu usanze narindi mu kazi no gushakisha gutyo. Hamaze imyaka 3. Nigeze kubaza niba turi banga hano amafaranga membwa ni 24,000. Oya mituweli turayitangirwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Ubona bigufasha kubona iby'ibanze? Iby'ibanze bishoboka biraboneka, nubwo utabona ibihagije umuryango wose tukagufasha kuba wakwirinda nawe kujya mu muhanda. Nk'iyo mpembwe mu rugo ubona nawe ikintu kidahari ukaba ugahembwa ariyo ntego ufite, cyangwa se mbere y'uko unahembwa ukawajya ahantu ukavuga ati mu nkope nzabishyura n'impembwa, ukishyura n'ubundi ukarisigaramo mu kundi kwezi. Biba bigoye ariko nta kundi urabyakira, iyo ubona nta kundi wabigenza. Ubwo mu rugo nkaho ari ngere navuga ko ari njye ukoramo, njye ubashakashakishiriza. Igihe cyo kugura ibikoresho by'ishuri kigeze utangira mbere ukagenda ubashakashakira, nubwo bigenda bituzuye ariko wenda bayibonye duke tw'ingenzi. Kora nk'umwambaro nshobora kwigomwa nk'ase ndambara wenda mu rugo nta kintu gihari, hose nkagenda nsaranganya. Ni nko kugura igiceri cy'ijana ngo ujye kugura umurima. Mukansangimakire kuri ubu akaba akora isuku mu bitaro bya Byumba mu guhangana n'izi ngaruka. Afite inama atanga ku babyara kuri ubu. Oya, kubyara abana benshi bigira ingaruka ku muryango igihe cyose. Buri abana barenze 3 cyangwa 4 kubakontorora biragoye, kandi uyu munsi ushobora kuba ufite ariko ejo ntuba ufite. Ubwo nyine ngiye amasomo narayabonye nkiri ingaragu ntarashaka, biransaba kuzabyara abana bake cyane bashoboka. Mbona ko niyo byaba bikomeye nabasha kubashobora ni nka 2 cyangwa 1 cyangwa 2, ntabwo nabarenza. Leta yashyizeho gahunda zitandukanye zo kuboneza urubyaro cyangwa se kuringaniza urubyaro. Ibi byose bishingiye ahanini ku kubyara abo dushoboye kurera, bijyanishwa n'ibikenerwa bya buri munsi mu kwita kubo tubyara bitakijyana n'ibyinjira. Ngendishimwe Honore mu karere ka Gicumbi ku bw'Ikiganiro Ejo. Arakoze Mukansanga Imakire. Ese wowe uduteze amatwi ubona hakorwa iki ngo ingaruka zigera ku bana bavukiye mu miryango itishoboye zigabanyuke? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Abana nibo bagize umubare munini w'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo habayeho igabanuka ry'ubukene guhera mu 2011, hejuru ya 63% by'abanyarwanda baracyari mu murongo w'ubukene, cyane cyane mu nce z'icyaro niho bukigaragara. Gahunda y'ibigo bya leta ndetse n'ibitegamiye kuri leta byose byita by'umwihariko ku bakene. Ariko abana bavukira mu miryango ikize 20% nibo bafite amahirwe menshi kurusha abakene mu bijyanye n'ubumenyi bakura ku babyeyi, ku kubaruzwa, ku kujyanwa ku ishuri, gukura neza, kuvuzwa no kwiga amashuri abanza. Naho hejuru ya 90% by'abanyarwanda b'abakene batuye mu byaro, kandi 80% muri bo bakora imirimo y'ubuhinzi. Ubuhinzi bufatwa nk'umurimo wo kurwanya ubukene. Kugira imyumvire ya kera no kutamenya ko ubuzima bwahindutse ni zimwe mu mpamvu zituma bamwe bakomeza kubyara abana badashoboye kurera ngo babamenyere buri kimwe mu by'ibanze nkenerwa. Gusa hari bamwe babona ibisubizo by'iki kibazo harimo gukoresha amahirwe yo kwiga mu gihe bayabonye, ndetse bagakora cyane kugira ngo bahangane n'izi ngaruka zibageraho kubera kuvukira mu miryango ikennye. Ibi ni bimwe mu bitekerezo byatanzwe n'abaturage bo mu karere ka Kamonyi mu kiganiro bagiranye na Nishimwe Ariete. Reka tubumve. Ikintu cya mbere cyakorwa ni ukwigisha ababyeyi, bakabanza akabigisha kuboneza urubyaro. Aba bana rero bo nta kintu babikoraho kuko baba bararangije kubyarwa kandi nta ruhare babigizemo. Ikintu ngiye nyine numva cyakorwa ni uko nabo bafasha leta kwigisha ababyeyi babo. Niba umwana ajijutse nyine atangiye kuba mukuru, nyine akigisha ababyeyi be ko kubyara abana benshi nyine atari wo muti kuko badafite icyo kubareresha. Ubu ntabwo tukiri muri rwa Rwanda rwo kuvuga ngo bahatanga Imana, baharera Imana. Ubu biragoye. Ubu ngubu 8 wa mbere aba ari ishuri uhereza umwana wawe kugira ngo
yige. So ntekereza ko ababyeyi rero bakabaye batekereza ku hazaza habo mbere yuko bafata umwanzuro wo kubyara. Nk'abana rero kenshi iyo babonye mu rugo ari abana benshi wenda nk'ababyeyi badafite iyo babareresha, abenshi bakunda kuyoboka inzira yo mu muhanda cyangwa abandi bakajya kwiba. Niba mwisanze muri abana 10 muri mu rugo aho kujya mu bikorwa bibi, ahubwo mufatikanye n'ababyeyi ugerageze wige uburyo bwose waba uvunitsemo, ikintu cyose gishoboka, aba ari umurimo, aba ari ibiki byose ubikore, wunganire bababyeyi niba badafite n'ubushobozi, noneho mwungikanye n'ababyeyi mubafashe kubarera. Iyo myumvire y'ababyeyi rero batabashije kuboneza urubyaro, baramutse bavuze ati wowe mubyeyi ni mubyaye abana udashoboye kurera hakajyaho ibihano, ndatekereza ababyeyi babicikaho ibyo ngibyo. Hanyuma abo bana kugira ngo babashe guhangana n'izo ngaruka, ikintu cya mbere ni ukubyaza umusaruro amahirwe bafite. Hari ibigo bya leta yashyizeho bifasha abantu batishoboye, rero niba babonye ayo mahirwe yuko baba bakwiga nibayakoreshe kugira ngo babashe guhangana na za ngaruka. Ikindi ni ugukora cyane nyine bakabyaza umusaruro ayo mahirwe. Njye mbona icyakorwa cya mbere na mbere ari ukuganiriza ababyeyi, ariko nanone cyane cyane abantu bo mu byaro. Ubundi umuntu wo mu cyaro witwa ko afite abana 3 nabwo baba bumva ko yabaye igisambo nyine adashaka kubyara. Kubabwira akamaro kuboneza urubyaro, kuko abenshi usanga baba bafite amakuru atariyo. Ubukangurambaga bukageragezwa gukorwa ahantu henshi, cyane cyane mu makoperative, mu manama runaka, cyangwa se mu bikorwa bihuza abantu benshi, bakabakangurira ubwiza ndetse n'inyungu mu gihe baba bagerageje kubyara abo bashoboye kurera. Abo bana nta kindi wakora kugira ngo uhindure ko byabaye, bishakemo ubushobozi mu gihe ababyeyi babo batarebye kure, bo wenda bazarebe kure kandi bishakemo ubushobozi n'ubwenge muri rusange kugira ngo bo mu miryango yabo bazabashe kubyara abo bashoboye kurera. Barakoze aba baturage badusangije ibitekerezo byabo. Ese wowe uduteze amatwi ubona hakorwa iki ngo ingaruka zigera ku bana bavukiye mu miryango itishoboye zigabanyuke? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07 82 cyangwa se kuri 07 Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Muri studio ndi kumwe na Christelle Wikeza, akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa bumaze kumugeraho muri iki kiganiro cya none. Christelle, umwanya ni uwawe. Nicole, urakoze kuma ikaze. Rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye, hari ubutumwa mumaze kudusangiza kuri insanganyamatsiko ya none iri kugaruka ku makimbirane mu muryango ashingiye ku bukene. Aho turi kwibaza tutese hakurwa iki ngo ingaruka zigera ku bana bavukiye mu miryango itishoboye zigabanuke. Reka duhere kuri Gasasira Theogene uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe, aho yagize ati iyi nsanganyamatsiko ni nziza cyane. Urakoze Gasasira. Ati naho cyakorwa ngo ingaruka zigera ku bana bavuka mu miryango itishoboye nuko ababyeyi babo bajya bateganyiriza mbere yo kubabyara. Reka dukomereze kuri Niyo Kwizerwa Jean uherereye mu mujyi wa Kigali, aho yagize ati icyakorwa nuko muri buri murenge hashyirwaho itsinda rishinzwe gusobanurira abaturage, hanakwifashishwa abakorerabushake babisobanukiwe, byatanga umusaruro mu guhangana n'ingaruka. Naho Nyandwi Emmanuel uherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera, ati nishimiye kubana namwe mu kiganiro Ejo. Emmanuel, urakoze cyane. Ati naho icyakorwa ngo izo ngaruka zigabanyuke, hari uruhare rw'umuryango mu kwitabira gahunda zo kuboneza urubyaro, ubukangurambaga guhera ku mudugudu. Ati urugero nka gahunda y'akagoroba k'ababyeyi yakwifashishwa mu gutanga inyigisho no gufasha mu guhindura imyumvire y'imiryango. Ubu nibwo butumwa amaze kwakira kuri insanganyamatsiko, ariko namwe mukomeje kudukurikira, ibitekerezo byanyu bihawe ikaze. Christelle arakoze. Bwana Evariste mu Rwanashyaka ni umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda muri Crado. Yaganiriye na mugenzi wacu Rugamba Jonathan maze amubwira ko impamvu bamwe mu babyeyi bakibyara abana benshi badashoboye kurera ari imyumvire ndetse no kudasobanukirwa gahunda zo kuboneza urubyaro. Akomeza avuga ko inama agira ababyeyi ari ukumenya ubushobozi bwabo bityo bakabyara abo bashoboye kurera. Reka byinshi mu byo baganiriye tubyumve muri iki kiganiro kigufi bagiranye. Buri mpamvu ituma ababyeyi benshi bamwe na bamwe babyara abana badashoboye kurera harimo ikibazo cy'imyumvire mbere na mbere. Umuntu akumva yuko azabyara ngo Imana ikarera, umuntu akumva yuko azabyara abana bakazishakishiriza, akenshi na kenshi ni imyumvire.
icya kabiri ni ukuba hari ababyeyi benshi badasobanukiwe n'ubuzima n'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ni ukuvuga ibijyanye n'igihe ukwezi kwabo bashobora kukubara, ibijyanye n'igihe bashobora kuba bakoresha agakingirizo, badafite ubumenyi buhagije ku bijyanye no kuboneza urubyaro. Ubwo rero ni zimwe mu mpamvu zituma babyara abana benshi. Hari ikibazo cy'imyumvire, hari ikibazo cy'amakuru makeya ku bijyanye no kuboneza urubyaro, noneho n'ubukene byinshi. Hari abantu benshi buri ari abakene batagira icyo bakora, kenshi usanga bari mu mibonano mpuzabitsina. Icyo tubafasha mbere na mbere n'ubukangurambaga, kubabwira ko kubyara abana udashoboye kurera ari umutwaro uri kwishyiraho, ariko kira n'umutwaro ku gihugu. Ikindi ni kubasobanurira aho bishoboka ibijyanye no kuboneza urubyaro, ko bagomba kubyitwaramo kugira ngo niba badashoboye kwifata babe baboneza urubyaro bakoresheje uburyo bwagenwe, ariko bamenye ko ingaruka zo kubyara abana benshi buriya ziza ku muryango wose zikaza no ku gihugu. Inama mbere na mbere ni uko bagomba gusobanukirwa n'abo bari bo, akamenya n'ubushobozi bafite bwo kurera abana, akamenya ngo umwana akenera iki yavutse, umwana agomba kwiga, ese ubwo burinda bufite bwatuma umbyara abana benshi. None bakamenya ko gahunda yo kuboneza urubyaro ni gahunda leta ishyiramo ingufu, ariko ni gahunda badakwiye gufata nk'iya leta, ahubwo bakwiye gufata nk'iyabo ubwabo, kuko ni inyungu zabo kugira ngo umuryango ube utekanye. Kuko akenshi na kenshi umuryango urimo n'abana benshi usanga harimo amakimbirane, harimo abana barwaye bwaki, harimo abana babaye inzerezi bagiye mu mihanda, igasanga mu by'ukuri umuryango ntabwo ubayeho neza. Rero ni ukumenya yuko mbere na mbere kuboneza urubyaro ni inyungu z'umuryango, zikaba n'inyungu z'igihugu. Noneho bakumva ko nta muntu ugomba kubafatira icyemezo ku bijyanye n'ubuzima bwabo, bakamenya ko ari bagomba kugira icyerekezo cy'ubuzima n'ubwo abana bazabyara. Ni ukumenya rero ko ibyo byose ari ku nyungu zabo no ku nyungu z'umuryango muri rusange, bikazamo n'iz'igihugu, ko bagomba kubahiriza gahunda zo kuboneza urubyaro, bakabyara abo bashoboye kuba barera. Arakoze Evariste mu Rwanashyaka ugarutse ku myumvire ndetse no kudasobanukirwa gahunda zo kuboneza urubyaro nka zimwe mu mpamvu zituma ababyeyi babyara abana benshi kandi badafite ubushobozi bwo kubarera, bityo abana ntibabone ibikenerwa byose mu mikurire yabo. Reka noneho dufate umwanya twumva indirimbo ya Ivan Buravan yise Inkuru. Turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse. Byaje ari ubushuti busanzwe, sinumvaga ko byagera kure, gusa nibyo nifuzaga. Mu by'ukuri yari nk'ikirere cy'ijoro cyuje umucyo, sinamenyaga icyo antekerezaho ngo ngihereho, ariko nabonaga nsekera bikanzonga kurushaho. Sinkamenye ko nawe burya anyikundira, ibivuga ntibyatinze gucamo, arabara nkababara. Oya nanjyewe nawe umva naramukunze, nawe arankunda, imitima nayo turagurana. Oya sinamujya kure rukundo, oya nukugeza kugusaza. Naramukunze arankunda, imitima nayo turagurana. Oya sinamujya kure rukundo, oya nukugeza kugusaza. Uko bukeye nuko bwije ndushaho kumukunda, ndamwandikira nkamuhamagara, abadi erega nihoho. Arahanwara nkumva nakwikumirayo, uru rumeze nk'aya mazimano bahoze bita gumino, gumino. Oya sukumutaka. Nyuma y'aka karuhuko gato twinjiye muri wa mwanya mwiza wo kumva ibitekerezo mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize, tugiye kugezwaho na Christelle Wikeza. Christelle, umwanya ni uwawe.
niko rakoze rero bakunze b'ikiganiro mukomeje kudukurikira mu kiganiro ejo ngiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize yavuga ku makimbirane yo mu muryango ashingiye ku kubyara igitsina kimwe. Aha twaribazaga tutese mubona kubyara igitsina kimwe bikwiriye guteza amakimbirane mu muryango. Twihuse reka duhere kuri Nsengimana Lambert uherereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rongi aho yagize ati ntihagakwiriye kuba amakimbirane mu ngo bitewe no kubyara igitsina kimwe. Ati abana bose n'abana n'abatabisobanukiwe bakwiriye kubyumva. Naho Mutuyimana Eugene uherereye mu karere ka Ruhango yagize ati ntabwo kubyara igitsina kimwe bikwiriye guteza amakimbirane. Dukomereze kuri Mbarushimana uherereye mu karere ka Gicumbi aho yagize ati si byiza kugirana amakimbirane nk'abashakanye kubera kubyara igitsina kimwe. Ati bajye batekereza ku baturanyi babo baba barabuze urubyaro. Naho Hategekimana Andre uri Kacyiru atabana bose n'abana. Ati kandi umugabo niwe utanga igitsina cy'umwana. Nyirabagenzi Farazi uherereye mu karere ka Nyamagabe yagize ati abana bose n'abana kandi ni n'umugisha kubagira. Iradukunda Rodrigue we yagize ati kubyara igitsina kimwe si amahano. Ati nta mwana utagira akamaro mu muryango. Naho ari wirwamagana atabashakanye ntibakwiriye kugirana amakimbirane kuko urubyaro rutangwa n'Imana. Dukomeza Thomas uherereye mu karere ka Kamonyi yagize ati nta mugabo ugomba gutonganya umugore ngo abyara igitsina kimwe. Naho Nyirarukunda Adeline uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka yagize ati abana bose n'abana ntabwo abashakanye bakwiriye kugaya urubyaro Imana yabahaye. Reka ubutumwa tubinire kuri Fabien Tuyisenge uherereye mu karere ka Muhanga aho yagize ati kuvugisha ukuri nibyo bihosha amakimbirane. Ati umuryango utangwa n'Imana niyo mpamvu abashakanye bakwiriye kunyurwa n'igitsina babyaye. Bakunze b'ikiganiro ubutumwa twari dufite n'ubu ariko nawe ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi ikaze turikomeje kubyakira. Ndabashimiye mwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu. Bikaba ari nabyo bitugejeje ku musozo w'ikiganiro cya none, ikiganiro cyagarutse ku ngaruka zigerwaho n'abana bavukira mu miryango itishoboye. Mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko. Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro mukurikira ku 104.3 FM ijwi rya Amerika gihagarariwe na Nigena Roger Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Bifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Nge nitwa Nicole Giraneza. Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM. Oh, umviye inkuru byaje ari ubushuti busanzwe. Sinumvaga ko byagera kure gusa nibyo nifuzaga. Mu by'ukuri yari nk'ikirere cy'ijoro cyuje umucyo, sinamenyaga icyo antekerezaho ngo ngihereho, ariko nabonaga nsekera bikanzonga kurushaho. Sinkamenye ko nawe burya anyikundira, ibivuga ntibyatinze gucamo. Arabara
oya nanjyewe nawe umva naramukunze nawe arankunda imitima nayo turagurana oya sinamujya kure rukundo oya nukugeza kugusaza naramukunze arankunda imitima nayo turagurana oya sinamujya kure rukundo oya nukugeza kugusaza uko bukeye nuko bwije ndushaho kumukunda ndamwandikira nkamuhamagara abadi erega nihoho arahanwara nkumva nakwikumirayo uru rumeze nk'aya mazimano bahoze bita